Amazina yanjye ubundi y'ukuri ni Nsengiyumva Pascal. Niyo mazina niswe n'ababyeyi. Izina nkoresha mu buhanzi ni Pasco. Ndi umuntu wakundaga muziki. Nakundaga muziki cyane nyumva ariko ntaririmba. Ariko nabandi nko mu rugo njyenyine nkafata nka ndirimbo nkazisubiramo nzigana. Kugenda ubikora ko sinigeze njya muri korari, ntago ndi umwana wakuriye muri korari. Ariko niko ukunda ibintu wumva bikurimo cyane ukajya uririmba, kugeza igihe naje kuririmba nyine bwa mbere muri classe niga muri troncome. Abantu bamwe mfite ijwi ryiza ngira ubwoba, ntabwo nongeye kuririmba. Ariko ngeze muri superieur nyine ngeze 6e muri 2014 nibwo naririmbye nkumva ntabwo bamfite bwo kujya imbere y'abantu naririmba. Pasco ni kakajambo kambwira kakanyura umutima, ni rwa rukundo udasiba kunyereka buri munsi. Aye aye oya ntukansigere rukundo, aye aye kakajambo mbwira niko kankomeza. Numvaga bambeshya kuko kumbwira ngo mfite ijwi ryiza, numvaga hari abantu benshi bandusha cyane ko niganaga n'abana b'abarokore baba mu makorari. Yaririmba nkumva ni umuhanga cyane, njye naririmba nkumva ibyanjye ni bibi kurusha ibye, ni byiza cyane. Oya ntago ari igihombo, ahubwo byatumye nkora cyane ko numvaga mfite ubwoba bwo kugaragaza ibyo mfite. Numvaga bikiri biki na nisanda ndacyumva ko ndi umuswa, ndi hasi. Hari byinshi ntabwo njya nemera ko umuntu ambwiye ko ngo uzi kuririmba, banumva mbeshya. Hari abo numva nye nkumva nabahanga, hati ibintu afite njye sindabibasha kubigira. Nkumva ko nyine mfite byinshi byo kwiga, ntabwo ndagira aho nshaka ngewe. You always by my side, you always by my side. Waranje usa n'umucyo mu buzima bwanjye, undinda amarira. Kuri njye mba ati mfite igihe kirekire cyo kwiga, hari byinshi ntarakora. Ni enye ariko hari nyinshi zitasohotse abantu batazi. Kuzasohotse z'abandi nagiye nkora amakarasi, ko nagiye nkora amakarasi menshi cyane. Amakorasi ni menshi ntabwo nayibuka. Hari nabo nagiye ndirimbira ntazi, nkagera muri studio producer akampamagara ati ngwino umfashe uririmbira abantu chorus. Nkaririmba nta nyirayo nasanze muri studio, nkaririmba nkashyiramo amajwi nkagenda. Urumva izo zose ntabwo nzi irengero ryazo niba zarasohotse, gusa ni nyinshi. Hari nizo ntibuka, nizo njya ahantu nkumva ijwi nkumva ni ryanjye bikanshana ati se naririmbye ryari. Ni nyinshi ntabwo nzibuka. Byari imbere nabwo hari icyo byamfashije ku ruhande rumwe, ko nagiye nkora mu mastile menshi atandukanye. Aho bankoraga nkumva ni hip hop, abandi nkumva na R&B, abandi nkumva na afrobeat. Izo stile zose namenye kuzigendamo. Kuri njye ni ikintu nungutse, ni inyungu ko uko ugenda ukora muri stile zitandukanye ugenda uzigeraho nose ku buryo nta beat yakunanira. Hari ebyiri z'i Rubavu n'izindi ebyiri z'i Kigali. Imwe nayikoreye kwa producer Captain P, indi ni ku producer witwa Ganza ukorera mu Rugerero. Izo z'i Kigali ni producer Kenny. Barahari beza ariko nyine quality ibikenewe hano mu Rwanda n'ubwo ati quality nziza hari benshi batayifite. Ugasanga ni umuhanga ibintu byose ariko ibyuma afite bituma adasohora quality nziza. Niyo mpamvu hari aho bishobora kugudindiza. Byaba byiza rero ugiye gushaka ya quality nziza. Nicyo kintu gituma benshi bayirubavu tugenda tukajya hirya. Si ikibazo cyo kwishyura,
si ikibazo cyo kwishyura ko n'ubundi iyo uzamutse i Kigali wishyura amafaranga menshi, kuba wayatanze i Kigali ntahangaha wayatanga. Ikibazo ntabwo ari amafaranga, kuko ngewe nshiye amafaranga nzi ko ndagira proje nziza ntayaguha nta cyambuza kuyaguha, ariko bati ndamuha amafaranga menshi n'ubundi proje iri buze gusohoka nkumva ntabwo isoundinga neza, nta mumaro, bigatuma wigendera. Ni Captain P, ni producer twabanye nzi neza, nzi ubushobozi bwe, kandi ari no muri ba producer nakubwiye beza bafite ibikoresho byiza kandi bashaka kuba nakorera production nziza ikagenda. Biba bigusaba ngo niba ukoze muziki haguruka ugende igiye ku maradiyo yose uzi ari mu Rwanda, kuyageraho kubanze bamwe namwe hari aho bazitizwa n'iki n'ubushobozi. Mu gihe ubaye uri i Kigali abari gukora muziki yawe, ndakubwiza ukuri wabona n'izo mbaraga zo kujya kwitanga, ariko wanga umuhanzi arakubwira ati ngiye nabonye amafaranga bingoye gukora indirimbo, sinzi ko nzabona tike transport kungeza Kigali, none n'indi transport kuzenguruka gukora amaradiyo. Kandi urumva ko niba hari amaradiyo agera kuri 70 ingahe, radiyo 10 zigukinnye, televiziyo 5 zikagukina, ya muziki yawe igera ku bantu benshi cyane. Nyamva hano i Rubavu biragoye cyane. Nk'ubu hari indirimbo mfite ntabwo nigeze mbona amahirwe yo banayitanga, ariko nzanayitanga, gusa social media yatumye hari aho yageze ko nagiye nyishyira ku ma platform zitandukanye ya social media, kandi nagiye mbona umusaruro. Hey darling, dore impamvu ituma nkurutisha abandi ni wowe, umenye ibindimo nubwo ntavuga, nshobora kubaho ntazi urukundo gusaza uko niyumva kubera wowe, kubera wowe. You always by my side, you always by my side. Ngi nagiye mbona abafana benshi baturutse mu bigo bitandukanye biturutse ku ya social media n'ubundi ya Ndirimbo nayishyizeho. Urumva nicyo kintu cyadufasha, ariko ntabwo kiba gihagije. Nabasaba gukora, dushyire hamwe, tuzamurane. Umuntu wese ubona niba rugero Ndirimba yakoze indirimbo, Ndirimba niba yakoze indirimbo nkumva ni nziza, reka tumushyire twese twishyire hamwe, dufate ya ndirimbo tuyisunike igende. Niba nzi umunyamakuru akaba ari inshuti yanjye, reka muhe ya ndirimbo runaka, nayumva kumva ari nziza, azayishyira kuri radio, azakina kuri televiziyo, amuhe ikiganiro, bakorana ikiganiro. Ariko se ninumva yakoze indirimbo nze nkayibika sinyitange, azakomeza gumaho ngaho. Kandi njye mfite amahirwe kuba nahura n'umunyamakuru runaka, twe nidushyira hamwe tugafasha tugasunikana, ndakubwiza ukuri imiziki ya Rubavu izongera ihaguruke cyane. Byanga byakunda ntabwo mbazi neza, sinabamansiyona ngo n'uyu nguyu, ariko ntabwo babura cyane ko hari naho bibonera, kababwira nk'umuntu ati ese waretse tugakora indirimbo, akaba yabyanga. Umuntu wanze ko mukorana indirimbo, sinzi ko wari nayikora ngo ayisharinge. Ikintu namusaba cya mbere, niba ubonye indirimbo y'umuhanzi kumva hari icyo yakoze cyiza, kuki utamufasha ngo azamuke? Kuko ngewe numfasha nkazamuka, ngewe icya mbere cyo ningerayo, abantu dufite imitima itandukanye, hari ushobora kugufasha akazibagirwa, ariko ku mutima w'umuntu burya ntabwo akwibagirwa ineza yagiriwe, habaho kwirengagiza. Nidufashanya ni ishema kubona Rubavu harimo abahanzi bari ku rwego rwo hejuru cyane, nta muntu bitanezeza cyane ko nazamuka bizafasha n'abandi b'i Rubavu, ko uri umunyarubavu batanu bakazamuka bakagera hejuru, n'abandi bituma bakora cyane.
niba hari uri kuririmba live ira video nizisohoka zagera kure cyane. Bya bindi twavuga ngo abahanzi b'Rubavu nta mafaranga dufite tuzitirizwa n'iki, irizagera kure. Nigera kure ushaka kuzabona hari handi abaterankunga bazakubona ati uyu muntu ufite impano, ese umuntu yamukorera iki, uwamufasha se. wowe nanjye uru rukundo twiberamo urenze byose, ibikunezeza nanjye nibyo binezeza. Ese kuki wifuza kugenda ukansiga, sinzi niba byashoboka ko nabaho ntagufite iruhande rwanjye ni wowe nifuza iruhande rwanjye. Amakosa nakoze yose nzayahindura. Give me one more chance. Give me one more chance. Biriya bizatuma batumenye benshi kandi bizatugira inyungu ku muhanzi w'Rubavu wese uzakorera hariya. Umuntu wese uzagera hariya azabona amahirwe menshi cyane kuba yagera kure. Ikibazo ni cyiza cyane. Iriya Kemet live ni ikintu gikomeye cyane ku muhanzi utarabasha kugira video, kuko ushobora gukora indirimbo ikamenyekana igakundwa cyane ariko nta muntu ukuzi, icyo nta mumaro byaba bigufitiye. Hari indirimbo twagiye twumva ni indirimbo nze ko ntumenye ngo ni inde wayiririmbye pe, imyaka 5 ikarangira utaramenya umuntu aririmbye iyo ndirimbo. Ariko hariya indirimbo yawe niba yaramenyekanye hari kurya kayisubiramo live, na amahirwe ni nka video. Ira ni video ubukoze ko nta mashusho agenda akabikujyana igihe kirekire. N'undi muntu wese uzakenera gufasha Pasco azati Pasco ni muntu ki nuwahe, ese undi ari asate. Ariko hari uzambona, nubibona niho nzabona na amahirwe n'ubundi ko gufasha umuntu utazi biragoye. Nasanze mbuwondi we, iyo turi kumwe mfite urukundo rwawe, numva ntacyo mbuze. Burya umunsi ufata ikiganza nibwo namenye ko kwari njyewe, ayayaya, kwari njye waremewe, kwari njyewe, ayayaya, kwari njye waremewe. Please stay in my heart and never be ignorant. Please stay in my heart and never be ignorant. Waraje usa n'umucyo mu buzima bwanjye, undinda amarira, ubu ndanezerewe weho. Ara ni amashusho tuba tubitse wanayifashisha nawe mu buryo runaka. Niyo mpamvu nakugira ngo ni inyungu kuri twebwe abahanzi. Twe nidukomeza gukora ibintu byiza, ndahamya ko leta ari byinshi izadufasha. Niba ufashe miliyoni 100 ngahe za ukazishyira ahantu ati urubyiruko rukora ibintu by'imyidagaduro runaka, ni mugerageze mukoresha yangaye. Kuki isukoze ibyiza batagufasha mu ndi buryo nabwo. Nicyo kintu tugomba gukora twebwe, tugumemo kandi dukora ibintu bizima. Nidukora bizima tuzafashwa nibirenze ibyo tubona. Icyo twabasaba nuko mwakomeza kuyikurikirana mukora subscribe kugira ngo mashe gukurikirana ibindi biganiro byose bizatambuka n'abanzi b'Rubavu mubamenye. Hari benshi cyane bataraza nkuko ngiye naje, hari n'abandi bazaza.
kandi badufite ibintu byiza cyane pe